ibyishimo bitagerwa, tegereza intebe y'Imana kuri uwo munsi. Tumwishyurirwe urukundo no gukomera k'uwo mwami waremye byose akanaducungura. Mbega ibyishimo bitagerwa, tegereza intebe y'Imana kuri uwo munsi. Tumwishyurirwe urukundo no gukomera k'uwo mwami waremye byose akanaducungura. Cyigisho tugiye kwiga cyerekeye mu Itangiriro igice cyaho cya mbere, ariko ntabwo ari igice cya mbere gusa, ahubwo tugiye kujya mu makuru menshi dukesha Bibiliya ku cyigisho kibaza ngo mbese isabato iracyari itegeko ry'Imana? Mbese isabato na n'uyu munsi iracyari itegeko ry'Imana? Abantu benshi bajya bavuga ko isabato ari uburuhukiro bakanabisenga mu masengesho, ariko ntabwo isabato ari uburuhukiro, isabato ni ikiruhuko. Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa mbere niho hatubwira ko uburuhukiro Imana yageneye abayizera. Isabato ntabwo ari uburuhukiro, isabato iboneka mu mugabane w'ikiruhuko. Uburuhukiro abantu babwakira mu mitima kubwo kwizera. None rero ikibazo, isabato na n'uyu munsi iracyari itegeko ry'Imana? Itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere, mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusabusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza, buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Ijambo umunsi wa mbere muhumve neza, aho Imana igeze umwijima niwongera kuhajya, kandi aho Imana yageze uyu munsi hari hasanzwe habuditse umwijima. Umwijima niwo wari usanzwe utwikiriye iyo si. Noneho Imana itangije igikorwa kirema, umwijima wigirayo. Mbere yuko uvuga ngo uri umudivantiste umunsi wa 7, ubanza urebe nimba hari umunsi wa mbere w'irema wari watangira muri wowe. Ntabwo Imana yahereye ku munsi wa 7 igaruka hasi, yahereye ku munsi wa mbere. Kandi igikorwa cyabaye ku munsi wa mbere, Imana iratangaza ngo habeho umucyo, umucyo ubaho. Ikindi cyabaye ku munsi wa mbere, Imana itandukanya umucyo n'umwijima, kandi ibona ko ari byiza, ibona ko ari byiza. Mbese isabato iracyari itegeko ry'Imana? Nguwo umunsi wa mbere w'irema ni ugutandukanya umucyo n'umwijima. Kandi iyo ugiye muri Yohana igice cyaho cya 8 umurongo wa 12, ni Bibiliya ibivuga, ni Yesu Kristo bivuga ngo ninjye mucyo w'isi, unkurikira ntazongera kugenda mu mwijima na hato. Umva umunsi wa mbere w'irema naho Imana igeze. Aho Imana igeze ngiki gikorwa kihaba, ibona ko ari byiza. Imana ihagaze iri mu ijuru ikareba mu mutima wawe, yavuga ngo ni byiza. Iryo jambo yarivuga kuko irangije umurimo ku munsi wa mbere, yavuga ngo ibona ko ari byiza. Nimba itabivuga umunsi wa 7 ari wo sabato, ntabwo ari umunsi w'abanyabyaha. Ucyumvire mu mwanya wabyo. Ntabwo isabato ari umunsi Imana yahaye abanyabyaha. Umuntu wa mbere wahawe isabato
na Adamu na Eva abaziranenge. Abandi bantu Imana yahaye isabato n'abise bavuye mu Egiputa, ntabwo yibahereye mu Egiputa. Oya, isabato iracyari itegeko ry'Imana. Itegeko ry'Imana ni irihe? Iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Nguwo umunsi rero tugiye kuganiraho, kandi biravuga ngo Imana irangiza imirimo yakoze yose. Ntabwo handitse ngo irayisubika, ngo isabato nirangira izagaruka ikora ibyo yasize. Ntabwo ariko biravuze. Ubwo atari ko biravuze rero, mbese Imana uremera ko ari umuremyi w'umutima mushya muri wowe? Uti yego. Ubwo ari yego rero, reka irangize imirimo yakoze yose, yirangize muri wowe. Niyirangiza muri wowe ibone ko ari byiza, kuko Bibiliya yavuze ngo irangiza imirimo yakoze yose. Ku munsi wa karindwi iraweza, iwuha umugisha. Nusoma mu Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 28, ntabwo ari umunsi wa karindwi Imana yahaye umugisha gusa, kuko Imana umugabo n'umugore niko yabaremye, ibaha umugisha. Umugisha wasanze undi, ufite azongererwa. Adamu yari yahawe umugisha, ahabwa n'umunsi wa karindwi nawe wahawe umugisha. Irangiza imirimo yakoze yose. Igice cya 3 cy'Itangiriro cyerekana ko cyongeye gusubiza Imana ku murimo ibyo yari yarangije. Umuntu yaracumuye, Imana yongera kugaruka kurema. Itaje kurema iyi kadere, ahubwo ije kongera kurema imbere. Uyu munsi rero irangije kurema, iravuga ngo habeho umucyo. Kandi aho ahabaye umucyo, itandukanye umucyo n'umwijima. Kandi aho ibyo bibaye, iravuga ngo ibona ko ari byiza. Ibyo ni itangazo ukeneye kumvira mu mutima wawe, ukareba nimba byarakoretse. Iraweza, iwuha umugisha. Irangije kuweza, iwuhaye umugisha. Igitabo cyo Kuva twabonye, cyangwa se iyimuka Misiri, igice cyaho cya 20 umurongo wa 8, amakuru ahari aravuga ngo iki? Wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora, aba ariyo ukoreramo imirimo yawe yose. Uyu murongo wa 8 ntabwo wemera abitwa abakristo bikingirana, bashaka amasengesho mu rusengero, bagashaka kwibera mu masengesho ntibagire icyo bakora. Ntabwo uyu murongo ubibemerera. Iminsi 6 ujye ukora. Nurangiza gukora, nusoma igice cya 1 cy'Itangiriro, uko Imana yarangizaga kugira ikirema ku munsi, yaravuga ngo ibona ko ibyo yaremye ari byiza. Munsi wa kabiri ibona ko ibyo yaremye ari byiza. Nawe rero, mbere yuko ujya kuryama, ujye ubanza urebe ko imirimo wakoze uyu munsi yose nta cyaha wayikozemo. Uryama uvuze ngo uyu munsi ni byiza. Ngaho jyana n'Imana muri uwo murimo, ngaho jyana nayo turebe. Ntabwo Imana yari inaniwe, ntabwo Imana yari inaniwe gutegeka ngo ibyaremwe bibereho umunsi umwe. Ntabwo yari inaniwe, ahubwo yararangije. Ntabwo yaruhutse nk'inaniwe, ahubwo yari irangije imirimo. Uko Imana rero, nubwo nta muntu yahaga raporo, nubwo nta raporo yihaga, ariko buri munsi ifite ijambo yavugaga, yagarukagaho ngo ibona ko ibyo yaremye ari byiza. Buragoroba buracya. Kandi umunsi wa mbere atandukanyije umucyo n'umwijima. Nimba rero Bibiliya itemerera abantu kuba banebwe ngo bibere mu masengesho gusa, ni nako itari bwemerere abakora iminsi yose. Nabo ntabwo iri bubemerere. Mu minsi 6 ujye ukora, kandi akazi ukora, yewe mucuruzi ura, urebe nimba uburyo ucuruza
na Yesu Kristo yacuruza agakora nk'uko wakoraga. Ibiciro utanga nibyo nawe yatanga. Uburyo wakira abashyitsi abakiriya niko nawe yakira umunyabyaha. Umunzani wawe ibiciro utanga ni nabyo na Yesu awukozeho yatanga, maze bugorobe utangaza amakuru nk'ayo Bibiliya ivuze ngo ni byiza uyu munsi. Urajyana n'uwo munsi irangiza imirimo yakoze yose. Murongo wa 10, ariko wa 7 niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Nukagira umurimo wose ukora wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu. Kuko iminsi 6 ari Uwiteka aremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira ku wa 7. Nicyo cyatumye Uwiteka aho umugisha umunsi wa 7 akaweza. Nimba warejejwe nk'uko Imana yawejeje urahirwa. Kandi utejejwe nazareba umwami Imana, kuko ni umunsi wejejwe wahawe umugisha. Abakora iminsi yose naho babivana muri Bibiliya. Abashaka kuzajya mu ijuru badashaka kugira ikintu bakora naho biri muri Bibiliya. Imana irashaka gukora kandi ukerekana Imana mu kazi kawe, kuko iruhande rwawe hari abadakiranuka mu mirimo. Irashaka kuhagushyira ngo aho abandi bacumurira mu kazi uhakore kandi udacumuye. Uhakorere kandi udacumuye, kuko Imana nayo yarakoze. Irangije ihada mu murimo iramubwira iti nawe mbere yuko isabatiza igice cya 2 genda wite ibintu byose naremye amazina. Ntabwo Adamu yigeze arema, ahubwo yise amazina iby'Imana yaremye. Kandi uyu munsi iby'Imana yaremye amazina Adamu yabyise, itangazo ibona ko ari byiza. Ntabwo yunganiye, ntacyo yongeyeho, nabyo byari byiza. Kandi Adamu ntabwo yakoresheje amaboko, yakoresheje mu bwonko. Isabato yaje kuza Adamu ayikeneye. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko igice cya 2. Bibiliya iratubwira ngo iki? Igice cya 2 umurongo waho wa 27. Arababwira ati isabato yabayeho kubw'abantu, abantu sibo babayeho kubw'isabato. Nicyo gituma umwana w'umuntu ari umwami w'isabato nayo. Hari impamvu yabwiye aba bantu turi buyigarukeho. Isabato yabayeho kubw'abantu, ntabwo abantu aribo babayeho kubw'isabato. Kubw'ibyo rero Adamu Bibiliya itubwira ko yaremwe ku munsi wa 6. Kandi igitabo cyo Kuva cyatubwiye ko umunsi wa 6 niwo sabato y'Uwiteka, cyangwa umunsi wa 7 niwo sabato y'Uwiteka. None nimba Adamu yararemwe ku munsi wa 6, ntabwo isabato yaje ngwibeho Adamu atarabaho, ahubwo Adamu yabayeho. Amaze kubaho Imana imuha isabato izisanga hari. Dufite umubare munini cyane w'abantu bemera isabato ku munwa, ariko batajya bajya Itangiriro. Ugenda usome muri Mariko haraguhakanira. Adamu yise amazina iby'Imana yaremye, ageza aho yumva ubwonko rwose budeba nayo gufata iby'Imana yaremye byose akabyita ku munsi umwe nawe utarangiye. Isabato yabayeho kubw'abantu. Aho abantu bataba ntabwo isabato ihaba, nta tegeko ry'isabato rihaba. Ibaho abantu bari, yabayeho kubw'abantu. Abantu sibo babayeho kubw'isabato. Bisobanuye ngo Imana irashaka ko bamenye iri tegeko bajyaho isabato itangirira, igatangira bahageze, kuko yabayeho kubwabo. Iyo abantu bajya gutangira isabato yamaze gutangira, iba yarabayeho kubwabo kandi si yabayeho kubw'abantu. Abajya gutangira isabato yatangiye baba bariho kubwayo kandi yarabayeho kubwabo. Yaje isanga Adamu araho ategereje amasaha yera, agezemo arayakira mu mutima.
nyamara umubare munini cyane ugenda wihuta ujya kwitangiriro yamaze gutangira. Bibiliya ntabwo bemeranywa bo, utabara yitwaye uko bitari. Mariko igice cya 2 umurongo wa 23 haravuga ngo nuko ku Isabato uwo ni Yesu agenda anyura mu mirima y'amasaka, abigishwe bakigenda batangira guca amahundo. Abafarisayo barabaza bati ni iki gitumye bakora ibizira ku Isabato? Ngiki kibazo bamubajije. Ni iki gitumye abigishwa bawe watoje bakora ibizira ku Isabato? Ni iyihe mpamvu? Ariko abantu benshi risomo bajya baryibazaho, n'abakavuga bati n'abigishwa ba Yesu nabo baciye amahundo ku Isabato, nawe uzayaca ku Isabato nimba Bibiliya bikwemerera. Nita bikwemerera n'uzabikore. Gutegeka kwa 2:23 umurongo waho wa 25 na 26 havuga ngo iki? Nujya mu ruzabibu rwa mwene wanyu wemererwa kurya inzabibu ugahaga uko ushaka, ariko ntuzagiriye izo usoromera mu kintu ufite. 26 nujya mu masaka ya mugenzi wawe agihagaze wemererwa guca amahundo, ariko ntuzatemesha umuhoro imyaka ye. Abigishwa ba Yesu batemesheje umuhoro, basoromeye mu mufuka. Bibiliya arabibemereraga. Nawe nuhinga ku Isabato yabikwemerera uzabikora. Nimba nahahari va ku murongo. Kuki tujijwa dufite Bibiliya? Amasaka baciye yari ayabene wabo, ababajije abazanye iki kirego ntabwo yari ayabo ngo bavuye ngo baduciriye amahundo. Yari ayabene wabo b'Abayuda, ntacyo babivuzeho kuko bari bazi ko itegeko ribibemerera. Unyura mu murima amasaka ya nyira yahagaze, soroma amahundo rire mu murima wigendere. Icyo utemere gukora ni ugutemesha umuhoro no gusoromera mu mufuka cyangwa ikintu kayatwara. Abayuda bashakaga ibirego birengagije Bibiliya, bari basuye umurongo. Yesu yemera abigishwa be kurya amahundo ku Isabato, yarazi ko byanditse. Ibitanditse muri Bibiliya wowe ubivana he? Ngaho rero aho Bibiliya igiye kugoranira n'abantu badashaka kuyoborwa nayo. Imana ni umuremyi. Ubwo ari umuremyi rero, umunsi wa mbere irarema, itangaza ko umucyo utandukana n'umwijima, kandi byarabaye. Yita umucyo amanywa, umwijima wita ijoro. Kandi Yesu ati ni nge mucyo w'isi, unkurikira nazagenda mu mwijima na hato. Nyamara abantu bacyawurimo, kandi usitara nijoro. Abantu bacyakora ibyaha, kandi umunsi wa mbere w'irema bawemera. Ushobora kuba wemera uwo mu ngo bya Edeni, utemera umunsi wa mbere w'iremwa ryo mu bugingo bwawe. Uwo munsi ukaba utarawemera. Abamaze kuwemera n'umunsi wa kabiri barawumva, umunsi wa gatatu barawumva, umunsi wa kane nta kibazo bafitanye nawo. Isabato nta kibazo bafitanye nayo, kuko Isabato ni umunsi w'umunezero, kuko nabo banejejwe n'iremwa ryatangiye muri bo. Ezekiyeli atubwira ngo iki? Ezekiyeli hari amakuru afite ashaka kutubwira muri uyu mugoroba. Igice cyaho cya 20 umurongo wa 12. Maze kandi mbaha n'amasabato yanjye ngo abe ikimenyetso hagati yanjye nabo, kugira ngo bamenye yuko ari njye Uwiteka ubeza. Umurongo wa 20 w'igice cya 20 cya Ezekiyeli. Kandi mujye mweza amasabato yanjye abe ikimenyetso hagati yanjye namwe, kugira ngo umenye ko ndi Uwiteka Imana yanyu. Hamwe kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka ubeza. Kabiri kugira ngo umenye ko ndi Uwiteka Imana yanyu. Iyo ugiye mu Kuva 20 umurongo wa 1 n'uwa 2, hari ibintu bibiri Imana ikorera umunyabyaha. Icyambere, imumenyesha yiriyo kuri we, ndi Uwiteka Imana yawe. Icyo nicyo kintu cyambere Imana imenyesha umunyabyaha. Icya kabiri, yagukuye mu gihugu cy'Egiputa, mu nzu y'uburere. Ibyo bintu bibiri mbere yuko ivuga ngo ntukagira utya, ibanza kumenyesha ayo makuru.
ukakumenyesha iyiriyo. Ntabwo ari Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo, yabaye iyabo mu gihe cyabo, n'iyawe muri uyu munsi. Kandi nimara kuba iyawe irakumenyesha icyo yagukoreye. Icya mbere ni icyo Imana iri cyo muri wowe, kabiri ni icyo yagukoreye. Ni Imana yawe. Ntihakagira umuntu witambika hagati y'umunyabyaha n'Imana. Amatangazo menshi ngo nimuze tubasengere, nta muntu usengera undi. Ibyo ntabwo biheruka. Umuntu azagufashe gusenga nazagusengere, wese uzakora iki? Nagusengera uzakora iki? Mwaturana ibyaha byanyu musabirane. Ntabwo umuntu agusengera kuko ari umutoni ku Mana. Niwe Yesu ameneye amaraso menshi kurenza wowe. Imana yacu nirobanura ku butoni. Niyo waba utazi kubumbura umunwa ngo uvuge, igera mu ndiba y'umutima ikamenya icyo ashaka kuvuga kandi kagisubiza. N'abatazi kuvuga Imana irabumva kubera ibyifuzo byo mu bwonko. Ariko ari abantu benshi turabasengera. Oya. Ahubwo nimba bishobora gufashe gusenga. Kubera iki? Ntabwo tugifite umutambyi mwisi utuvuganira ku Mana kereka Yesu Kristo. Ubutambyi bwe ubwemere. Wemere Mwuka Wera kuko aragusabira, kuko utazi uko wabivuga. Ni ushyira amasengesho y'umunyabyaha kuri gahunda, akayasiga ubuntu bw'Imana kugira ngo agere imbere ya Data wa twese yujuje ubuziranenge. Nawe se umuntu agusengera nawe aye aracyafite ibibazo nawe, kuko bose bakoze ibyaha nibashyikira ubwiza bw'Imana. Ezekiyeli ati mbaha n'amasabato yanjye ngo abe ikimenyetso hagati yanjye nabo, kugira ngo bamenye ko ari njye Uwiteka ubeza. Imana irashaka kweza abemera ko ijambo ry'Imana ryandikwa mu mutima. Nusoma mu gitabo cya Samweli uzabona yuko Abafilisitiya bagabye igitero ku Bisirayeli babatwara isanduku, kandi isanduku y'Uwiteka niyo yabaga mu mategeko. Barayijyana. Mu mutima wawe hari isanduku y'Uwiteka ihari. Nimba idahari uracyafite ikibazo. Isanduku y'Uwiteka yabaga mu rwabya rw'amanu, aho abana b'Imana bigira ijambo ry'Imana bakaryumva. Isanduku y'Uwiteka niho hari ubwiza bw'Imana. Wa munsi wa mbere aho Imana igeze habeho umucyo. Muri iyo sanduku niho hari amategeko. Bibiliya iti nzayandika mu mitima yabo, mu bwenge bwabo niho nzayashyira. Iyo sanduku y'Uwiteka Abafilisitiya barayinyaga. Iyawe iraheruka. Uza aho yagiye. Ariko nanone dushimira Imana ko Abafilisitiya batayiheranye. Babishaka batabishaka isanduku y'Uwiteka yagarutse Yerusalemu. Saba Imana ngo umutima wawe isanduku y'Uwiteka iwugarukemo, kuko aho itari urusengero ni umusaka. Urusengero ruhinduka umusaka. Yesaya hari icyo avuga, kandi icyo avuga ucyumvire mu bugingo bwawe. Igice cya 55 umurongo wa 6. Igice cya 56 umurongo wa 6. Kandi abanyamahanga bahakwa ku Uwiteka bakamukorera bakunze izina rye, bakaba abagaragu be. Umuntu wese akeza isabato nayice, agakomeza isezerano ryanjye, abo nabo nzabageza ku musozi wanjye wera. N'uwitwaga umunyamahanga kugakiza nasobanukirwa n'ibanga ry'Imana ko ari umuremyi, akemera ko isanduku y'Uwiteka iba mu bugingo bwe, niho hari amategeko harimo n'isabato, agahakwa ku Uwiteka agacisha bugufi narijye, ngo uwo nawe azagera ku musozi w'Uwiteka. Ntabwo Imana irobanura ku butoni. Ibyakozwe n'umwe igice cya 10 umurongo wa 35, mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Iramwemera. Luka, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka, igice cyaho cya ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka, igice cyaho cya 4 umurongo wa 16 turavuga ngo Yesu ajya i Nazareti iyo yarerewe ku munsi w'isabato, yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye, arahagarara ngo asome.
Bibiliya yanjye igihe cyose maze nyisoma kandi ndacyayisoma, naho ndagira ngo mbone umurongo uvuga ko Yesu Kristo yigeze ajya mu rusengero ku cyumweru. Nahari ugenda ufate Matayo, Mariko, Luka na Yohana, niho hari amakuru y'icyo yakoze, niho hari amakuru y'ingendo yagize, niho hari amakuru yabo yakijije, niho hari amakuru y'urupfu rwe, niho hari amakuru yo kuzuka kwe. Uzarebe ko hari aho na rimwe yigeze yinjira mu rusengero ku cyumweru. Nahari Bibiliya yanjye ndahamya ko isa n'iyawe. Ugenda urebe aho abahanuzi bose bo muri Bibiliya baba barinjiye mu rusengero ku cyumweru. Nahari ugenda ufata ibyakozwe n'intumwa, Abaroma, ukomeza ugere mu byahishuwe, ureba aho intumwa za Yesu zaba zarinjiye mu rusengero ku cyumweru. Nahari umva icyo Bibiliya ivuga rero. Nimba wumva hahari, uracyafite amahirwe, ugenda unayitira umuturanyi uyisome uzarebe ko habona. Nahari Yesu yinjira mu rusengero ku Isabato uko yamenyereye. Ubwo yinjiyemo rero, uyu munsi ni umuremyi w'imitima mishya, kandi uyu munsi arashaka gukoresha imbaraga z'indengakamere ngo akuvane mu Egiputa akugeze ku musozi w'Uwiteka. Yandika amategeko ye mu mutima wawe, maze Isabato uyituye umunezero, kuko nagishinja uzaba ufitanye nayo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka igice cya 23 umurongo wa 50 kugeza 56. Umuntu witwaga Yosefu yari umujyanama mu Bayuda w'umunyangeso nziza kandi ukiranuka. Uwo ni yafatanyije n'inama zabo n'ibyo bakoze. Yari umunyamitaya umudugudu w'Abayuda, nawe yategerezaga ubwami bw'Imana. Nuko ajya kwa Pilato asaba intumbi ya Yesu, arayibambura, ayizingira mu mwenda w'igitare, ayihamba mu mva yakorogoshowe mu rutare, itarahambwamo umuntu. Hari ku munsi wo kwitegura Isabato yenda gusohora. Nuko abagore bavanye na Yesu i Galilaya bamukurikiye, babona imva n'intumbi ye ariko uko ihambwe, basubirayo batunganya ibihumura neza n'imibavu, kandi ku munsi w'Isabato bararuhuka nk'uko byategetswe. Yesu Kristo ari mu gituro, yagiye mu gituro ku munsi wo kwitegura Isabato. Isabato isanga ari mu gituro. Bibiliya muri Matayo 28 umurongo wa mbere, ku wa mbere w'iminsi 7 butaracya umukiza ava mu gituro. Abandi bati yavuyemo ku cyumweru, sibyo. Naha hari muri Bibiliya yazutse ku wa mbere. Abagore bajyanye ibihumura neza, bamaze kumenya ko umurambo w'umukiza ugihari ntacyo wabaye, barabanza bajya kwitegura Isabato, niko birivuze. Bagaruka ku wa mbere aribwo bazanye ibihumura neza. Bahageze basanga umukiza yazutse, kuko yaraza akamaro k'Isabato ayiruhukira mu gituro. Reka umuremyi areme ubugingo bwawe. Nimba hari ibyo ushidikanya muri Bibiliya, genda uyibaze, ifite igisubizo kandi kizima. Ngiye impamvu Abadventiste umunsi wa karindwi bari ku isi, ntabwo bariho kugira ngo bongere umubare w'ubwinshi bw'amadini, oya, bahari kugira ngo babwirize ibyo abandi batavuga. Ngiye impamvu. Ariko nabo iri jambo rirabareba, nabo bakeneye kubanza kuremwa. Ugenda urebe mu minsi 6 akazi ukora, nimba Yesu Kristo umuremyi wawe nawe yagakora. Genda urebe ku meza yawe, nimba wamuha umwanya mukasangira, nimba ibyo kurya urya nawe yabirya. Amagambo uvuga mu minsi 6 urebe nimba arahesha abantu umugisha cyangwa arayabashyira mu kaga, nimba nawe yayavuga. Kuko nimba uvuga ko wakiriye Yesu umutima wawe, ukwiriye kugenda nk'uko nawe yagendaga, naguca ku ruhande. Sabato ni y'Uwiteka, ntabwo ari y'abantu. Nimba uvuga uti Isabato yari y'Abayuda,
ntabwo twebwe tureba twakijwe n'ubuntu n'agakiza kari ak'abayuda. Ntabwo isabato ariyo yari y'abayuda gusa, na Yesu Kristo ntabwo ari umunyarwanda, nawe yari umuyuda. Barekera isabato yabo ubarekere na Yesu wabo, wibakoraho. Niba wemera yuko isabato ari y'abayuda, reka n'amasezerano ari muri Bibiliya nabo aba y'abayuda, kuko ntabwo muri Bibiliya harimo izina ryawe. Yesaya ngo agutumweho, yatumwe ku bayuda, Yeremiya atumwe ku bayuda, Ezekiyeli atumwe ku bayuda, Mose yari umuyobozi w'Abisiraheli. Ubwo rero uhakanye kuri umwisiraheli, n'amasezerano ari muri Bibiliya ntabwo aba yawe. Wishaka kwigizayo amategeko y'Imana ngo witoremo amasezerano, uwatanze ayo masezerano ni nawe watanze amategeko. Kandi muri Yakobo igice cya 2:10 ngo umuntu ucumura kuri rimwe n'ayandi aba yarangije. Erega ntazagira ukubeshya ngo amategeko yavuyeho, kuko nta dini ndumva ryigisha abantu ubusambanyi, ngo ryigisha abantu kwiba, ryigisha abantu kuraguza. Kuki batabyigisha abantu uko bakijwe n'ubuntu? Ahubwo hari ibyo badashaka mu mategeko y'Imana. Hari itegeko badashaka, nyamara iryo ridashakwa ukwiriye kwibaza impamvu ridashakwa kandi riri mu yandi. Igitabo cya Korowani, iyi ni Korowani, haratubwira ngo iki? Ndagira ngo uhumve neza, nimba n'ibyo washidikanyagaho uhindura imyumvire. Ubabaze ku mudugudu wari wegereye inyanja, ubwo barengeraga isabato, amafi niyazaga. Mukurikire, ubabaze ku mudugudu wari wegereye inyanja, ubwo barengeraga isabato, amafi yabo ku munsi w'isabato yazaga ari menshi, naho ku munsi batagize isabato nabagaragarire. Iyo barengeraga isabato nta fi n'imwe babonaga. Abagiye kuroba muri Korowani barakomeza ngo ibimenyetso biturutse kwa Nyagasani wanyu byabagezeho, uzareba ni ku nyungu ye. Ibimenyetso biturutse kwa Nyagasani wanyu byabagezeho, uzareba ni ku nyungu ze, n'uzahuma azaba yikozeho, kandi nge muri mwe sindi umurinzi wanyu. Uwo ni Muhammad. Uzashaka kureba azaba agize amahirwe, azaba agize inyungu itangaje, ariko utazabishaka nawe kizaba ari ikibazo yifitiye, kuko aravuga ngo ibimenyetso bya Nyagasani byabagezeho bibereka igikenewe, kandi abazashaka kureba bagasobanukirwa n'iby'Imana, ntabwo Muhammad agize icyo abahakanaho. Arakomeza arandika ngo tuzamura turu hejuru yabo kubera isezerano ryabo rikomeye, turababwira tuti nimwinjire mu muryango mwubamye, turanababwira tuti nimuzarengere ku isabato, tubafataho isezerano rikomeye. Nimba Korowani yemera isabato, Abaprotestani igitabo cyitwa Umugenzi ku ipaji ya 5, paji ya 40 gukomeza n'iya 5 gukomeza, nimba handitsemo isabato urabigenza uti? Matayo 5:17 Yesu ati mutatekereza ko naje gukura amategeko n'ibyahanuwe, ahubwo naje kubikomeza. Ugenda usome Bibiliya negatifu, urebe ahanditse isabato muri Bibiliya yera, urebe ko hari umurongo bigeze bavanamo. Ahubwo ikibazo Muhammad atuzashaka kureba ni ku nyungu ze, n'uzashaka guhuma azaba yikozeho, ngewe sindi umurinzi wanyu. Nuko nabisomye ntacyo nongeyeho. Ariko igihe umuntu ahisemo guhuma, nanone nta kimana yakora, kuko yo yatanze umucyo uhagije, kandi icyo yagombaga gukora yaragikoze. None rero nimba Mariya Magadalena
baragiye kugura ibihumura neza ku munsi wa mbere w'iminsi 7 ariho abandi bita ku cyumweru, bakajya ku gituro bakajya gusiga umurambo wa Yesu ibihumura neza ku wa mbere. Wowe kucyo uhita ku cyumweru. Abalewi igice cya 23 umurongo wa 15 haravuga ngo iki? Haravuga ngo kandi mujye mubara iminsi muhereye ku munsi wa mbere w'isabato. Bantu baribaza ngo mbese ngo umuntu abaza ahereye uyu munsi ngo ntiyazageza kundi munsi bikaba ku munsi wa 7, ngo mbese aho wahera ubara ni wahugusha ku munsi wa 7. Bibiliya irakubwira aho ukwiriye guhera ubara, aho baravanye mu bwonko siho, ahubwo barukurikije uko birivuga. Iravuze ngo Abalewi 23 umurongo wa 15 kandi mujye mubara iminsi muhereye ku munsi wa mbere w'isabato. Aba barabahereye ahandi sibyo. Wa murongo twasomye mu Kuva igice cya 20 umurongo wa 8 gukomeza ngo isabato niwo munsi wa 7. Umunsi wa 7 niwo sabato y'Uwiteka. Imana irangiza imirimo yakoze yose mu mitima y'abantu. Abantu bemera Imana ku munwa nibarayemera nk'umuremyi muri bo. Ngaho rero umunsi uruhukaho wanditse he muri Bibiliya? Nimba nahahari Yohana igice cya 8 umurongo wa 31 Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Ngiri ijambo abantu bakwiye kugumamo. Yesaya 8:20 Yesaya ati nimusanga amategeko y'Imana nibihamya, nibatavuga ibihwanye n'iri jambo nta museke uzabatambikira. Zaburi 119 umurongo wa 105 ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Kuki ushaka kugenda udafite umucyo? Kuki ushaka kugenda udafite umucyo? Mbese mwebwe muvuga ko muyemera, mwaremwe bundi bushya. Imana yanditse amategeko yo mu mutima, cyangwa isanduku yanyu yaranyazwe nimwabimenya? Yaranyazwe nimwabimenya. Abantu benshi bameze nk'isanduku iri mu busa itagira amategeko, barabwiriza rwose, yewe ushobora no kumva bafite ibisa no guhanura, ariko isanduku yabo nta kintu kirimo. Kandi mu isanduku harimo inkoni ya Aroni, inkoni hari mu buyobozi. Abaroma igice cya 5 umurongo wa 16 muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere yarikira. Mu isanduku harimo inkoni, ubuyobozi, kandi hari mu rwabya rw'amanu, hari ubwiza bw'Imana, harimo amategeko y'Imana. Benshi bafite isanduku iri mu busa. Kuva 25 umurongo wa 8 havuga ngo kandi bandemera ubuturo bwera nure hagati muri bo. Imana ubwiza bwayo bwabaga mu cyumba cyahera cyane. Wari wahagezwa. Nimba utarahagezwa, Yesu akubwira muri Yohana 14 umurongo wa 6 ngo ningenzira n'ukuri n'ubugingo nawe ujya kwa data namujyanye. Nimba wemera ubuyobozi bw'Imana rero, emera ibyanditswe byera bikuyobore. Ibitekerezo by'abantu, uko abantu bumva ibintu sibyo bizaguhesha ubugingo. Ikizaguhesha ubugingo ni iri jambo. Yohana 17 uberesha ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Kandi byahishuwe amagambo aheruka, nguzongera ku magambo y'igitabo cyangwa akagabanya nta bugingo afite. Kereka gusa abafite iri jambo h'umujyanama. Nimba korowani yahamije isabato, mbese abemera korowani isabato kuki batayemera? Umva icyo Satani yakoreye abamarayika mu ijuru akabayobya. Umva icyo Satani yakoreye Adamu na Eva akabayobya. Umva icyo yakoze abantu kuba ku munsi w'umwuzure bahakana Imana bararimbuka. Inama wahabwa kandi yo mu ijambo ry'Imana, dore ndakugira inama ni kuwiteka avuga. Nimwemera mukumva, nimwemera mukumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu. Ariko nanone ikibazo ni iki? Mbese uremera guhindura imyumvire wari ufite ukurikije uko ijambo ry'Imana rivuga, cyangwa urahitamo kuvuga ngo iyi nzira si tuzayicamo?
ndemera ko ari ukuri kwa Bibiliya, ariko aho navukiye uko numvaga ibintu sinzabireka. Nutareka ibyo wibwira ngo ureke Bibiliya igushyiremo iby'Imana yibwira kuri wowe, ijuru uzajyamo ni iryande. Imana umuremyi iruhutse ku Isabato, Yesu Kristo umucunguzi wawe aruhutse ku Isabato, abahanuzi n'intumwa baruhutse ku Isabato. Uti nge ndareba undi munsi nduhukaho, urawuvana he muri Bibiliya? Nimba nahahari nimureke tuyoborwe n'umwuka, two gukora ibyo kamere irarikira, kandi two gukora ibyo twibwira, ahubwo dukora ibyo Imana yacu idushakaho. Kandi ukuri kw'ibyanditswe byera kurahari, ahubwo abantu barimo barirengagiza ukuri, kandi bizabagiraho ingaruka. Izo ngaruka zitaraza ntabwo ari iterabwoba, Imana ni nyembabazi. Bari abagore bajyanye ibihumura neza kuwa mbere, aho witaga ku cyumweru, nuhita kuwa mbere uzabubara nk'uko Bibiliya ibivuga. Nujya kwita ku cyumweru uzabura umurongo ubivuga bikugore. Dictionnaire inkoranyamagambo yemewe uzagenda uyibaze uti mbese ku cyumweru ni kuwa kangahe, izakubwira ngo ni kuwa mbere w'iminsi 7. Niko izakubwira. Ahubwo nimureke tumanika amaboko twemere gukizwa n'Imana, kandi abemeye Isabato nibemere n'umuremyi wayo, kugira ngo nawe abareme bundi bushya. Kuko Isabato yabayeho kubw'abantu, abantu sibo babayeho kubw'Isabato. Bangahe bari hano bayemera ariko baba bagikora imirimo no kw'Isabato? Bari he? Niba hari bajya kubwiriza Isabato ukagira ngo barayizera bo? Niba hari abo sibo babera inkomyi abandi. Wowe urabwiriza ibyo utarakora, uratangaza amahame utemera. Banzu yemere, nimba utayemera icecekere, nawe uzabiguhora, aho kugira ngo uzanwe umwijima mu bantu. Abubwo kubara tuganira utaravuga barakuzi. Ngicyo ikibazo twibazaga, mbese Isabato iracyari itegeko ry'Imana? Nimba ari itegeko ry'Imana rero, uyu munsi uraryemera nka rimwe mu mategeko y'Imana, cyangwa uramaramaza kurwanya Imana nka Kayini wavuze ngo ibyo umbwira ntabwo nzigera mbyemera, nta nubwo ndi umurinzi wa murumuna wanjye, yewe n'igihanumaye sinyemera. Ariko ntibyamubujije guhanwa. Uyu mugoroba rero ndagira ngo yewe muntu wumvise ku Isabato ikiri itegeko ry'Imana, kandi abemera Imana ko ari umuremyi, nimureke tuve mu bidatunganye. Umunsi wa mbere Imana ireme muri wowe, kandi igivuga ngo ibyo ndemye muri uyu muntu ni bizima. Uzamuke ugere ku munsi wa gatandatu, Imana ivuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Nimara kugushyira ku isi umaze kugarurwamo kamere y'Imana, iguha Isabato h'umunezero, kandi uwo munezero nawe urawugira uwawe mu mutima. Iryo ni ryo jambo. Abakora icyaha bose bakeneye gukizwa n'ubuntu bw'Imana. Abefeso 2:8, mwakijwe n'ubuntu kubo kwizera, nibyavuye kuri mwe, sino ku mirimo ngo hatagira uwirarira. Yohana 3:13-17 ni amagambo meza cyane, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. 17, kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi kuza gucira abari mu isi witeka, yazanywe no kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Uremera gukizwa na Yesu cyangwa urahitamo kuba mu ruhande rw'umwanzi? Ntabwo ari byo mwifuriza. Uyu mugoroba ndakwifuriza guhitamo Imana n'ijambo ryayo, kandi nuryizera, Yeremiya yarakuha isezerano, hahirwa uwizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, izuba niriva, umuyaga ugahuha w'ibigeragezo, icyo giti kizahora gitoshye. Iryo ni isezerano Imana ihabiringira Uwiteka. Witerwa ubwoba nuko imbere hasa, oya, ahubwo ujye uterwa ubwoba nuko waba ukiri umukiriya w'icyaha, naho Imana yikuramburiye ibiganza ngo ikwakire. Kandi usaba Imana ngo amategeko Imana yandikishije n'urutoki rwayo
iyandike mu mutima wawe. Nimara kuyandika mu mutima wawe, urahabwa ubushobozi butongera guheheta, urahabwa ubushobozi butongera gusambana, urahabwa ubushobozi bucecekesha icyaha cyose cy'inzoga, urahabwa ubushobozi bucecekesha icyaha cy'itabi, urahabwa ubushobozi bucecekesha umujinya, kuko muri Yesu Kristo harimo kuzuka n'ubugingo. Uyu mugoroba uba uw'umunezero, ube uwo guhitamo Imana n'ijambo ryayo. Mbibifurije byifuriza mu izina rya Yesu. Ninde muntu wumvise iki cyigisho agasanga Imana ari umuremyi, akavuga ati uyu mugoroba nanjye reka nifatanye n'itsinda ryiyeguriye Imana ngo nayindeme bundi bushya, akigira hafi akavuga ati imyaka yose namaze narinzi ko ku cyumweru byanditse muri Bibiliya, none ubwo naho biri hakaba ari Isabato. Isabato ikaba yanditse mu bitabo by'Abaporo, yanditse mu bitabo by'Abagatulika, yanditse muri korowani y'Abayisilamu. Ntabwo nguma kurwanya Imana, misemo Imana, kandi uhereye uyu munsi Imana inshoboze kugendera mu bushake bwayo. Ari he akigira hafi tubasenga. Imana yejeje ikamugisha, mbega ibyishimo bitagerwa, wegerezwa intebe y'Imana kuri uwo munsi. Tumwishyurirwa urukundo no gukomera k'uwo mwami waremye byose akanaducungura. Ibyishimo bitagerwa, wegerezwa intebe y'Imana kuri uwo munsi. Tumwishyurirwa urukundo no gukomera k'uwo mwami waremye byose akanaducungura. Sinishimira gusa kuruhuka imirimo yo muri iyi si, ahubwo amahoro Yesu atanga uwo munsi, antera ibyishimo ngakumbura ijuru. Mbega ibyishimo bitagerwa, kuri uwo munsi. Tumwishyurirwa urukundo no gukomera k'uwo mwami waremye byose akanaducungura. Mbega ibyishimo bitagerwa, wegerezwa intebe y'Imana kuri uwo munsi. Gucungura.
ducungura mbega ibyishimo bitagerwa tegerezwa intebe y'Imana kuri uwo munsi duhishurirwa urukundo no gukomera k'uwo mwami waremye byose akanaducungura duhishurirwa urukundo no gukomera k'uwo mwami waremye byose akanaducungura waremye byose akanaducungura